ndagira ngo nkubwire ngo umwuzure w'intambara zawe, ndagira ngo nkubwire ngo umwuzure w'ibibazo byawe Imana yawe ubonye, uwo mwuzure ukuzengurutse wabuze uburyo ubigenza, ariko Uwiteka ari kumbwira ngo nukuri ayo madeni yawe yaba umwuzure akaba ikigeragezo kigukomereye, ariko uhereye aka kanya umwuzure w'amadeni Imana uvanye ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri kunyumva, ngiye gusoza nshaka kujya mu nsengera abantu, ndagira ngo nsengera abantu bagiye batandukanye bari kunyumva, bateye agatebe, bakurikiranye iki kiganiro. Wowe wihanganye ugasoza iki kiganiro uraza kubona umugisha w'Imana, wowe wihanganye ugasoza iki kiganiro uraza kubona ineza y'Imana. Uzure Imana yawe ubonye iragira ngo ikuvaneho uwo mwuzure ukuzengurutse, kuko Imana yicaye ku ntebe yayo iri kureba umwuzure ukugose. Hekota laba ya shando yasika ya sobe hepere wirishego hayatutalele bosogrere fa. Ndagira ngo mbwira yuyisuzuguje Imana irakurwanya. Rero ndagira ngo ubwire ngo nukuri niwubaha Imana uzatera imbere, niwubaha Imana uzagera kure, niwubaha Imana uzaba umunyamugisha, kuko Imana ifite umugambi wo kukurwanirira. Intambara zawe Imana yazibonye. Ese ku ntebe yayo iri kureba umwuzure yawe ubonye, iri kuwitegereza, uwunyumva. Ndagira ngo ubwire ngo ibyawe byose byageze mu maso y'Uwiteka. Aya kota labaya shando yasi haya sobrele fa pere wirishego haya tutalala bosobrele fa. Wa mukobwa uguhagurukiye uri gutuma uri kubengwa n'abasore, ukabengwa n'umusore umwe, ukabengwa n'uwa kabiri, ndagira ngo ubwire ngo uwo n'umwuzure urakuzengurutse, ariko Uwiteka yicaye ku ntebe ari kureba uwo muraba wose yawe ubonye. Yewe wa mukobwa we ugize umuntu witwa Sabe, mubwira ngo intambara afite muri iyi minsi Imana igiye kuzihosha, nta mvura igwa ngo ibure guhita. Imvura yose yiguye irahita, imvura yose y'ibigeragezo byari bigose Sabe, kubera abantu bafite ubukene bwinshi bwabarenze, barangiza bakifuza kugira ngo Sabe atabasha kugira imitungo ye, atabasha kugubwa neza. Sabe aho uri sinkuzi sindanakubona, ndaguhanuriye Imana yambwiye ngo uwo muraba n'izo ntambara zose biraza gushira bigira iherezo. Ikindi witwa Garase nawe wari ufite karande na Imana ari ndi gusenga, Imana imbwira ko ufite karande igenda ikurwanya, ibishaka kugira ngo wubahukwe n'abagabo bose ku isi cyangwa mu gihugu bagende bakubahuka, ubonetse wese agukore kwibere, ubonetse wese agukubite kwibuno ryawe. Ntabwo ari byiza ibyo byose, Imana irashaka kubirangiza. Hanyuma Garase nawe ukorera Imana wumva wemye kandi ufite izina rifatika, wubatse urugo nk'umuntu ufite urugwiro rwiza. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe mwese abadukurikira ku Muremyi TV. Imana ibahe umugisha, twongeye kubasabira imbaraga n'amavuta. Imana ibarinde kandi bakomeze. Mwebwe mwese mutuye mu bihugu byose byo muri Afurika hose ku isi, turabashuhuje. Kubw'umwihariko wo mu Rwanda turabashuhuje, abo mu majyepfo, uburengerazuba, uburasirazuba, amajyaruguru turabashuhuje. Mwebwe mwese abo muri Kigali, Imana ibahe umugisha kandi barinde. Muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana Pasiteri Revera Floriane. Imana rero umugisha, ni ukuri yatwemereye kugira ngo atambutse ubutumwa bwiza kuri iyi channel. Tumusabiye umugisha kandi tumuhaye karibu, turamushuhuje. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Turakwishimiye cyane ku Muremyi TV. Imana iguhe umugisha kuba watwemereye kugira ngo ubwirize abakunzi bacu badukurikira ku manywa na nijoro. Yego. Kandi no kuri Imana iguhe umugisha, turagusabiye. None se mumeze mute mu rugo? Urabibwira abakunzi bacu kugira ngo nawe bakumenye. Hano ku Muremyi TV ni ubwa mbere channel nyejeho, ariko nafashe ibihe byo gusenga Imana cyane. Imana inyemerera kuzaza kuri iyi channel, kuko iyi channel Imana irayishimira kandi Imana irayemera. Ikindi iyi channel abantu benshi barimo barayiboneraho umugisha, barimo barayibohokeraho. Imana yifiteho umugambi cyane. Niyo mpamvu rero njyewe ngenda nabanje kubaza Imana, nkayibaza ndetse aho ntumye urabyemera? Imana rero inyemerera kuza kuri iyi channel Umuremyi TV. Abanyumva rero babe hafi yawe bugufi kugira ngo tubashe kuganira byinshi Imana yampaye, kuko mfite byinshi bitandukanye mu buryo bw'umurimo w'Imana, mu buryo bw'iyobokamana. Imana yacu tugire neza cyane. Nkuko rero abivuze, nitwa Reverend Floriye cyangwa se Prophete Floriye. Ndi umugabo w'abana 5, umugore wanjye n'umwe. Hanyuma abana 5 harimo abakobwa 4
ndetse n'umuhungu umwe. Imana yacu tugire neza cyane. Ndi mu bashumba bagiye baca mu bintu byinshi bitandukanye, mu ntambara nyinshi zigenda zirwanya umugenzi, ariko Imana ikarenga ikabana nanjye. Imana yacu tugire neza. Imana ishimwe rero kuba mpuye na pasiteri cyangwa profete. Burya ntabwo iyo nakiriye profete, pasiteri, abo bantu araba ari abantu bakomeye Imana yahaye umurimo w'Imana. Wenda sinzi kugira ngo dutangire n'umurimo w'Imana dusenga Imana, reka mbanze nkubaze ikibazo profete. Yego. Muri iyi minsi bafunze insengero, ariko abantu benshi cyane cyangwa bayoboye insengero bafungiye bagize ikibazo. Ariko sinavuga ngo ntabwo mubaje ku nsengero zafunzwe. Iyo urebye ko hari ikibazo cy'abapasiteri bayobowe bashumbye insengero, noneho hakaba hari isaga yuko abapasiteri basambanya abakirisitu babo, yamuhamagara ngo amusengere ugasanga yamusambanyije. Hari ibyaje byitwa deliverance. Murakoze cyane. Wowe urabyemera ko mbona ibyo bintu mu bapasiteri byajemo, kandi yajya nko mu kudelivera none ugasanga yafashe umwana ku ngufu n'ubundi kandi atari byo? Wowe ubyumva gute pasiteri? Wowe jewe icyo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ko umugambi wa Satani ni mubi. Satani n'ubundi nta cyiza yifuza, kandi ubundi Satani agusha n'ubundi uwari ubirimo. Umuntu wari ubirimo niwo n'ubundi Satani agusha. Ntabwo ashobora kugusha n'ubundi utabirimo, kuko ari ibyo ntabwo byakitwa ko yaguye. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cyerekana ko hari uwo yagushije ni uko amugusha n'ubundi yari abirimo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyo dukorera Imana gutya tuvuga gukomera kw'Imana, abadayimoni na Satani baba bafite agahinda, baba bafite umubabaro. Bifuza neza yuko uko ndi kumusebya gutya, baba bifuza neza yuko ubundi ari bishoboka ntanakavuze. Ubu nk'ijwi ryanjye abadayimoni na Satani barakaye, bafushye. Ntibifuza neza ko navugira kuri iyi kamera kugira ngo nsebye abadayimoni na Satani. Ariko njyewe Imana iranshoboje, kandi njyewe ibyasha nk'ibyo ntabyo nzi, nta n'ibyo nifuza ko bizambaho, kubera yuko njyewe nta wigeze anshyiramo guca imanza ku bantu. Niyo nkurikiranye abavuga amabwire nk'ayo, iyo basabye ibizibiti bifatika n'ibimenyetso bigaragara barabibura, ahubwo ugasanga ari abantu buzuye umwuka wo gusebanya gusa, ariko nta kintu kigaragara cy'ikimenyetso gifatika bafite. Kuko benshi nagiye ngiye mbahata ibibazo nkababaza ati ariko ibyo muvuga muba mwabihagazeho neza? Mujye mubanza murebe niba mutari guca imanza, kuko igihe cy'intebe yo guca imanza ntikiragera. Imperuka ntabwo yari yaza ngo impanda y'Uwiteka ivuge. Hanyuma abantu, Daniel yahanuye ubuhanuzi bukomeye, avuga ijambo rivuga ngo hari abantu bazazukira ubugingo buhoraho, n'abantu bazazukira gukorwa n'isene iteka no gusuzugurwa iteka ryose. Abo ni abantu birirwa baharabika abantu b'Imana, baharabika abakozi b'Imana, babasiguruga, babasiga ibibi. Ariko muri Matayo ibice 5, ubwo ndi gusubiza ikibazo wambajije. Muri Matayo ibice 5 ntabwo ariho nagambiriye kuza kubwiriza, ahubwo nuko bije bitewe n'izabanyamatsiko n'amasaga y'ibyumbaza. Muri Matayo ibice 5 uhereye ku murongo wa 11, ijambo riravuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazababeshyera ibibi byinshi, ndetse babatuka babahora izina ryanjye. Muzishime munezerwe, kuko ingorano zanyu ari nyinshi. Ndacyaha abantu mbabwira ngo bajye bavuga ibyo bahagazeho neza, ntibagapfe kuvuga ibyo batahagazeho, kuko ubu kuri iki gihe umuntu wese yivugira ibyo ashatse. Ariko ibyo byose bikagenda bigaragaza ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Munyamakuru, Imana yacu tugire neza. Murakoze cyane. Imana igumisha cyane. Ni ikintu cyari kiri mu mutima burya n'abantu badukurikiye baba bagomba gusobanukirwa, kugira ngo ibyo abantu benshi cyane batekereza noneho babisobanukirwe. Aho mukurikiye Umuremyi TV, kandi Imana irabaha umugisha. Reka tugoye karibu n'ubundi kugira ngo dusengere Imana, twinjire mu cyatuzanye twumva ijambo ry'Imana. Ni karibu. Mana, turagushimye kuko uri mwiza, turagushimye kuko ushobora byose. Kuri iyi saha n'uyu munota hano ngeze ku Umuremyi TV, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru.
abanyumva hano bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abanyumva bari mu bihugu bya Afurika byose, abanyumva bari Burayi, abagiye ku musenyi ku nyanja, abagiye kuryoshya ubuzima, bose b'ibinyabuzima banyumva ku mayekara, kuri telefoni, kuri YouTube channel, mu izina rya Yesu, ntabari nge ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimye Imana kuri bubane nanjye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ni karibu rero. Mana yacu tugire neza cyane. Yego. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, kandi urukundo nirwo rwanzanye. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Ndagukomeza wowe unyumva kuri iyi saha n'umunota, ntangiye ndirimba akaririmbo kavuga ngo nishimiye ko data wa twese ankunda. Nawe ndajya mu gutangariza itangazo aho uri hose ku isi cyangwa mu gihugu hano ndimo, yuko Yesu agukunda. Yesu aragukunda, nicyo cyatumye abambwa ku musaraba i Golgotha, akemera kubambwa azira ibyaha n'ibicumuro byawe, kandi we nta kibi yakoze. Yemera gukubitwa ibiboko byinshi, yemera guhura n'ibibazo bikomeye. Simoni w'umunyakurene aza kwitambika, bamukubita ibiboko byinshi, yikoreye umusaraba munini, aritambika aravuga ngo reka nduhure Kristo Yesu umusaraba yikoreye mwikorereho. Simoni w'umunyakurene aruhura Yesu umusaraba. Hanyuma Yesu uyu nguyu niwe ndi kuvugaho, Yesu uri mu butatu butagatifu, Imana data wa twese, Imana mwana, Imana mwuka wera. Nishimiye ko data wa twese ankunda. Uwiteka Imana ishobora byose ko ankunda. Nawe aragukunda, nawe agufiteho umugambi, nawe ni wowe Yesu yabambiwe ku musaraba i Golgotha kugira ngo iyobokamana rikugereho kuri iyi saha n'uyu munota. Imana yacu tugire neza cyane. Amen. Rero hano ku Muremyi TV hari ubutumwa bwiza nahawe mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ndetse n'ubuhanuzi buri buze kuza muri nge. Ndabuhanurira abantu kuko ngenda umuhanuzi w'Uwiteka wuzura umwuka wera, nkavuga mu ndimi nshya z'igiheburayo cy'ijuru. Imana yacu tugire neza cyane. Rero ndagira ngo abantu mutera agatebe, mube hafi, ndetse kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yacu tugire neza. Rero turaganira ku ijambo riri muri Zaburi ya 29, niryo Imana yampaye kugira ngo tuganire. Zaburi ya 29 umurongo waho n'ubundi wa 7 niwo turi buhereho dusoma. Zaburi 29 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 11. Zaburi 29 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11. Yego. Zaburi 29 umurongo wa 7 kugera 11. Kadusome. Yego. Ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro. Ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro. Ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushyitsi. Ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushyitsi. Uwiteka ahindisha umushyitsi ubutayu bw'Ikadeshi. Uwiteka ajya ahindisha umushyitsi ubutayu bw'Ikadeshi. Ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara. Ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara. Kandi rikokora amashyamba. Kandi rikokora amashyamba. Kandi mu rusengero rwe. Kandi mu rusengero rwe. Byose bikavuga biti. Byose bikavuga biti icyubahiro kibe icyawe. Uwiteka yari yicaye ku ntebe y'ubwami bwe. Uwiteka yari yicaye ku ntebe y'ubwami bwe. Hejuru ya wa mwuzure. Hejuru ya wa mwuzure. Niko ku Uwiteka ahora yimye iteka ryose. Niko ku Uwiteka ahora yimye ingoma iteka ryose. Yicaye ku ntebe ye. Yicaye ku ntebe ye. Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga. Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga. Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ni wo amahoro. Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Mwakira amahoro mwebwe mu nyumva. Imana yacu tugire neza cyane. Ndashaka rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yampaye n'insanganyamatsiko y'iri jambo, cyangwa se titire y'ijambo ngiye kuyivuga. Wowe unyumva untege amatwi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya Imana iguhaye, uyu mwanya ni uw'igiciro kuri wowe bitewe n'aho uri hose. Imana iranyemereye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yacu tugire neza cyane. Amen. Rero dusomye ijambo umurongo wa 7
ibice 29 bya Zaburi, ijambo rivuga ngo ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushyitsi. Ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara ndetse rikokora amatabi, rikokora amashyamba, ngo ndetse ibiri mu rusengero byose bikumvira Uwiteka. Imana yacu tugire neza cyane. Ngo Imana yari yicaye hejuru ya wa mwuzure, ngo mu gihe cya Nowa, ngo ibintu byose yarabirebaga, biba Imana ibireba yabyemeye, kuko Imana nta mikino igira, Imana nta mpuhwe zo kugirira abanyabyaha runaka ishobora kuba ifite. Yo yamaze kuvuga ngo iherezo ry'abanyabyaha rije mu maso y'Uwiteka riraza. Imana ivuze ngo iherezo ry'abanyabyaha riraje mu maso y'Uwiteka riba rije. Ariko Imana ni inyembabazi, n'ubu iracicaye ku ntebe y'imbabazi, ndetse naho uri wowe wese unyumva, waba ufite icyaha n'igicumuro, waba ndetse ufite uko umeze, Imana ibasha kuba yakubabarira. Ushobora no kuza kumpamagara, cyangwa se no mu gihe njya ndagize iki kiganiro njya mvugana nimero zanjye, ushobora kuza kumpamagara twaza gusenga Imana. Ariko twihuse cyane, icyo nshaka kuvuga ni iki gikurikira. Mfite ijambo nyamukuru rivuga ngo Uwiteka agiye guhindisha umushyitsi ibibazo bikurwanya aho biva bikagera byose. Uwiteka agiye guhindisha umushyitsi abaguhagurukira n'abatakwifuriza ibyiza bose. Uwiteka agiye guhindisha umushyitsi inyatsi n'amadeni byaguteye, hanyuma ibihombo bishire, ibyawe ntibitezwe cyamunara. Uwiteka agiye guhindisha umushyitsi abaguhagurukiye bahora bakurebera mu ndorerwamo yuko ahari nta butabazi bw'ibyiza wabona. Kenshi cyane nabonye abantu bikunda, muri uko kwikunda kwabo bakumva ibyiza aribo bikwiye gusa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nawe ibyiza biragukwiye, kuko wavukiye amezi 9 nk'abandi. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Imana ifite umugambi urenze uwo abantu batekereza. Ndagira ngo ubwira ngo uvana amaso ku bantu, uvana amaso ku bisi, urebe ku Uwiteka. Wikiringira abantu kuko abantu barananirwa, warabiringiye, wabiringiriye cyose ntacyo bakumariye. Ariko Uwiteka numwiringira ugiye kubona neza y'Imana. Uwiteka agiye guhindisha umushyitsi ibibazo bikurwanya. Uwiteka agiye guhindisha umushyitsi abakwibasira. Uwiteka agiye guhindisha umushyitsi abaguhemukiye bagusaba imbabazi. Uwiteka agiye guhindisha umushyitsi izo nyatsi n'ayo madeni uri kureba ukabona byakurenze. Uwiteka agiye guhindisha umushyitsi ibitero bitera abana bawe kugira ngo abana bawe batiga ngo babe abantu bakomeye burira indege nk'abandi. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ayo maroza kurwanya, ayo mapusa gutera, abo barozi ibyo bakora, ndagira ngo ubwire ngo aka kanya ni wowe ugezweho kugira ngo Imana ikurengere. Uwiteka hari ibintu agiye guhindisha umushyitsi mu izina rya Yesu. Ijambo hano riravuze ngo Uwiteka yari yicaye hejuru ya wa mwuzure ku bwa Nowa, ngo ubwo isi yarimbukaga, ngo isi yose Uwiteka yari yicaye hejuru y'umwuzure, hejuru y'amazi, uko abantu bari kurimbuka b'abanyabyaha bose bashira. Ariko Nowa we yari ari mu nkuge ayifitemo amahoro. Haleluya, amen. Hekota laba yashando yasika yasobe. Nowa yari ari mu nkuge ayifitemo amahoro. Imana ibwira Nowa, arayibwira ngo genda ufata buri kintu cyose cy'ikinyabuzima gifite ubuzima, ngo utoranye ibintu byose birindwi ubishyire hehe? Mu nkuge. Ngo ufate ibintu byose birindwi by'ibinyabuzima ubishyire mu nkuge, ngo kuko nyuma yuko nzaba maze kurimbuza isi umwuzure, ibyo bintu byose bizaba byararokokeye mu nkuge. Wowe no uri kumwe nabyo bizongera bigaruke ku isi, byongere ibinyabuzima bikomeza ubuzima ku isi yindi izakurikiraho, ariyo y'iki kinyejana turiho. Haleluya. Imana yari yicaye hejuru y'uwo mwuzure, byose yarabirebaga. Imana yarabibonaga. Imana yari iri kubireba. Rero ndagira ngo ubwire ngo umwuzure w'ibikuzengurutse Imana yawubonye. Umwuzure w'ibikuzengurutse Imana yicaye ku ntebe yayo iri kubireba. Wa mukobwa uguhagurukiye uri gutuma uri kubengwa n'abasore, ukabengwa n'umusore umwe, ukabengwa n'uwa kabiri, ndagira ngo ubwire ngo uwo ni umwuzure urakuzengurutse, ariko Uwiteka yicaye ku ntebe ari kureba uwo muraba wose yawubonye. Yewe wa mukobwa we ugize imyaka 35, ugize imyaka 40, nta mugabo ukuvugisha, nta musore ukuvugisha, n'abakuvugishije bazunguza ibikanu bakagenda, ufite imyaka 27, ufite imyaka 30, ariko
ntawe ukuvugisha ngo agutindeho. Ndetse abantu benshi kuri iki gihe bareba ubutunzi, bakareba amafaranga, bakareba amamodoka, bakareba amazu. Wa mukobwa wowe ibyo byose ntabyo ufite, ariko nawe uri ikinyabuzima kandi ukeneye kurongorwa, ukeneye kwitwa umugore w'igiciro. Ariko umwuzure w'icyangiro urakugose, umwuzure w'icyangiro urakuzengurutse. Ariko Uwiteka Imana ishobora byose arambwiye ngo uwo mwuzure ukuzengurutse uguteza icyangiro wa mukobwa we, uguteza icyangiro wa mama we, uguteza icyangiro wa musore we, uguteza icyangiro wa mupapa we, uwo mwuzure Imana yawe ubonye iragira ngo ikuvaneho uwo mwuzure ukuzengurutse, kuko Imana yicaye ku ntebe yayo iri kureba umwuzure ukugose. Hekota laba ya shando yasika ya sobe hepere wirishego hayatutalele bosokrere fa. Ndagira ngo mbwira abantu benshi ngo abantu benshi babayeho ku ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana rifite umumaro ku bantu, ijwi ry'Imana rifite umumaro ku bagore benshi, ijwi ry'Imana rifite umugabo ku bagabo, rifite umumaro ku bagabo benshi. Ndagira ngo ubwire ngo umuntu wese ufite ijwi ry'Imana muri iki kinyejano azabaho. Haleluya. Umuntu wese ufite ijwi ry'Imana afite amahoro, afite ihumure. Insengero zimaze gufungwa habayeho saga nyinshi, abantu bivugira ibyo bashatse, abari mu mubiri n'abadasenga baravuga bose. Baravuga bati abapasiteri karabaye, ati bagiye kumwara, bagiye gukorwa n'isoni. Hari n'uwatinyutse numva ari kuvuga ngo abapasiteri benshi bagiye kujya bacukura imisingi, ngo bacukure imisarani y'abaturage, ngo ntabwo bazongeye kuvuga ijambo ry'Imana, babishima hejuru. Ariko ubona Imana niba abantu bangaja umuntu bakamuha agaciro, Imana yakangaja umukozi wayo ikananirwa kumuha agaciro? Ntabwo bishoboka. Ndagira ngo ubwire ngo Imana ifite inzira zirenga 1000 yatabariramwe abakozi bayo kugira ngo ari ku murimo w'Imana ukomeze. Nanjye uri kukubwira hano, nubwo ndi guca mu ntambara zikomeye, ariko uburyo bwo kujya mu mbone support no kujya mu kigikirwa burahari. Imana ifite uburyo yateguye bwo kujya ngo nkomeze namamaze neza y'Imana kugeza igihe imperuka izazira. Nkoresha igihe cyanjye neza nkiri ku isi, kuko igihe cyanjye iyo kirangiye kiba kirangiye, igihe cy'umuntu iyo kirangiye kiba gishize. Imana yacu tugire neza cyane. Umwuzure w'ibiriho byose Imana yawuboha. Imana yicaye ku ntebe yayo iri kureba umwuzure yawubonye, iri kuwitegereza. Wowe unyumva, ndagira ngo ubwire ngo ibyawe byose byageze mu maso y'Uwiteka. Aya kotalabaya shando yasi haya sobrele fa pere wirishego haya tutalala bo sobrele fa. Haleluya. Iyo miraba yawe Imana yayibonye, izo ntambara zawe Imana yazibonye, ubwo bugambanyi bakugambanira Imana yabubonye. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ndi kugukomeza nk'umushumba, nk'umukozi w'Imana, nka profesari unguhanurira, kubwira ngo Uwiteka abonye umwuzure w'ibikugose, Uwiteka arashaka kugukiza amakuba n'ibigeragezo. Imana yacu tugire neza cyane. Haleluya. Amena. Yobu ibice 28 murongo 28. Yobu baravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo ubwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo wubashye Imana, Imana irakunezeza. Ariko iyo uyisuzuguje, Imana ikukoza isoni. Iyo uyisuzuguje, Imana irakurwanya. Rero ndagira ngo ubwire ngo nukuri niwubaha Imana uzatera imbere, niwubaha Imana uzagera kure, niwubaha Imana uzaba umunyamugisha, kuko Imana ifite umugambi wo kukurwanirira. Intambara zawe Imana yazibonye. Ese muri iyi minsi uri kubaha Imana? Ese muri iyi minsi uri kunezeza Imana? Ese muri iyi minsi ntabwo uri kwikakaza, uri kwishyira hejuru? Imana idutabara, Imana ikurwanirira. Hekotala ya shando yasika ya zobrele fa pere wirishagom. Ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro. Imana yaravuze gusa ivuze, uyu mwana wanjye mubonye ari mu muriro w'ibigeragezo, ariko uyu muriro w'ibigeragezo arimo agomba kuwucira byanze bikunze. Twagiye duca mu miriro igoye, imiriro abantu baducaniye, bayicanye baduteza iminsi ngo birarangiye, bikarangira Imana ibirangije neza. Bikarangira Imana iturwaniriye, bikarangira Imana ituneshereje. Ndagira ngo ubwire ngo nawe uri guca mu muriro w'ibigeragezo, ariko na Daniel yawuciyemo uwo muriro, Imana irawumukiza. Iyi Mana yakijije Daniel umukiza mu rwobo rw'intare, umwami Dariyo mu bice 6. Ndagira ngo nkubwire ngo umwuzure w'intambara zawe, ndagira ngo nkubwire ngo umwuzure w'ibibazo byawe Imana yawubonye. Uwo mwuzure ukuzengurutse wabuze uburyo ubigenza, ariko Uwiteka ari kumbwira ngo nukuri ayo madeni yawe yaba umwuzure akaba ikigeragezo kigukomereye, ariko uhereye aka kanya umwuzure w'amadeni Imana uvanye ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri kunyumva, ngiye gusoza nshaka kujya mu nsengera abantu. Ndagira ngo nsengera abantu bagiye batandukanye bari kunyumva, bateye agatebe, bakurikiranye iki kiganiro. Wowe wihanganye ugasoza iki
kiganiro uraza kubona umugisha w'Imana. Wowe wihanganye ugasoza iki kiganiro uraza kubona ineza y'Imana, umwuzure w'ibintu byinshi bitandukanye byakurwanyije uhereye kuva mu buto bwawe. Uwiteka agiye gutanga umugambi wo kugira ngo agire icyo agukorera. Uwiteka agiye kukugirira neza, Uwiteka agiye kukurwanirira. Haya kotalabaya shando ya sika ya zobere pere wirisha gome haya tutalele bosogrere. Hano ku Muremyi TV ugiye kwakura umugisha. Hano ku Muremyi TV ugiye kwakura ihumure ry'Imana. Hano ku Muremyi TV ugiye kwakura ubutabazi bw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo haleluya, wikigirira nabi. Hari abantu bakiri mu 7,000 bitarapfukamira Bayale, bakiri mu mucyo w'Imana, bakiri mu bwiza bw'Imana. Wikigirira nabi, Uwiteka aracyagufiteho umugambi wo kukurwanirira, wo kukuneshereza. Uwiteka aracyagufiteho ejo hazaza hazima. Wowe rero uri kunyumva ku Muremyi TV, ndaguhanura nkubwira ngo humura, umwuzure wose n'umwuzure wo ku bwa Nowa warakamye, kandi nyuma yo gukama Imana ifata umwanzuro, ifata ibintu byose byari mu nkuge Nowa yari afite mu nkuge, ibikuramo bigaruka ku isi. Uyu munsi turiho kuri iyi si, kuri iki kinyejana. Rero nta mvura igwa ngo ibure guhita. Nguhanure nkubwira ngo imvura yose wari ufite Imana irayirangije. Reka mpanurire umuntu witwa Sabe, mubwira ngo intambara afite muri iyi minsi Imana igiye kuzihosha. Nta mvura igwa ngo ibure guhita. Imvura yose yiguye irahita. Imvura yose y'ibigeragezo byari bigose Sabe, kubera abantu bafite ubukene bwinshi bwabarenze, barangiza bakifuza kugira ngo Sabe atabasha kugira imitungo ye, atabasha kugubwa neza. Sabe, aho uri sinkuzi, sindanakubona, ndaguhanuriye. Imana yambwiye ngo uwo muraba n'izo ntambara zose biraza gushira, bigira iherezo. Ikindi, umuntu w'umukire wese arakundwa. Abagore b'ibigeragezo baba bahari ari benshi, ntabwo babura kukwataka kubera ubukire bwawe. Ariko ndagira nkubwire ngo garukiraho nawe, ntuhe Satani urwaho. Wowe Sabe, kuko Imana igufiteho umugambi ukomeye. Wegere abantu b'Imana. Nimero zanjye ndazitanga Sabe, ushobora kumpamagara tugasenga. Njya nsengera abantu bagasohoka mu bibazo barimo, kuko Imana igufiteho umugambi. Imana izakurwanirira. Abo bose bakunaniza, bakurwanya, bagutega za kamera ngo unyuze ku bipangu, ngo ahantu, ngo mbese waruvuye gusambana, ngo waruvuye gusambanya abagore. Ibyo byose ni abantu bagufite ifuhe kubera ishyari bafite, ariko bose nibitonde, kuko Imana igufiteho umugambi. Imana yampaye ijambo riri muri Zaburi 125. Imana iri hasabe Zaburi 125 ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo kuko umusozi uhora uhamye iteka, ngo umusozi uhora uriho. Byanze bikunde we Sabe, umugisha uracyawufite, Imana icyagufiteho umugambi. Humura, nyuma y'ibyo byose n'amasaga abantu bose bari kugukoraho bigiye gushira nk'umwotsi, bihite birangire, ujye ubishaka ubibure, ubuzima bukomeze, kuko Imana iguhaye hiti yo kuzamuka mu rwego rwo hejuru rurenze urwo wari urimo. Imana yacu tugire neza. Kandi abakwifuriza ngo wajya mu bitaro ugaheramo, ukaremba, ukamererwa nabi, reka baribeshye. Ahubwo Imana iguha ubuzima. Sabe, ndakubwira ntabwo nzi, ariko njye ndi umushumba, ndi umukozi w'Imana. Niwifuza no guhura nanjye, tuzahura dusenye, ngusengere mwibanga, kuko Imana yambwiye yuko atari ngombwa ngo ngusengere ku mugaragaro, abisi bose baguhagurukiye. Imana irambwira ngo ugiye kubona neza y'Imana. Sabe, nakoze ivugabutumwa kuri za Safiro TV, kuri Enikuva TV, none ngeze ku Muremyi TV. Hose navuze kuri Sabe cyane, nagiye mbivuga ku binyamakuru bitandukanye, ku Mpanuro TV, hose nabivuze. Rero bishaka kuvuga ngo Sabe, abagutera amabuye bakucira iteka, be kugucira imanza, kuko imperuka ntiyashize. Imana iracyagufiteho umugambi. Abantu uzabyara n'umugisha, wowe n'umugore wawe nabo urugo rwawe bose Imana izabana nabo. Imana igufiteho umugambi. Ndahanurira umuntu witwa Garase nawe wari ufite karande, na Imana ari ndi gusenga, Imana imbwira ko ufite karande igenda ikurwanya, ibishaka kugira ngo wubahukwe n'abagabo bose ku isi cyangwa mu gihugu, bagende bakubahuka. Ubonetse wese agukore kwibere, ubonetse wese agukubite ku ibuno ryawe. Ntabwo ari byiza. Ibyo byose Imana irashaka kubirangiza. Hanyuma Garase, nawe ukorera Imana wumva wemye, kandi ufite izina rifatika, wubatse urugo nk'umuntu ufite urugwiro rwiza, unezerewe. Imana iraza kukumara agahinda. Abantu bose bari kugenda bazamura za saga nabashaka ibinyamakuru no gushyushya cyane, ariko wowe Garase, Imana garukiraho nanone. Imana igufiteho umugambi, kandi nukuri ije kuguha umugabo uzwi n'abantu bose, bimenyekane mu gihugu, birangire, hanyuma ukora umurimo w'Imana wuzuye. Garase,
humura n'ibigeragezo. Ikindi wari ufite umwuka ukurwanya we Garase uturuka mu bisekuru by'imiryango yawe kwa so ukubyara, niyo karande nyine yagendaga ikurwanya igenda ikunaniza mu bisekuru byo kwa so ukubyara. Habaga harimo umwuka ugenda ukurikirana abakobwa b'iwanyu ushaka kugira ngo ubangaze ubateze imivumo myinshi, ariko ibyo bitero byose turasenga Imana ikagenda ibikuraho. Rero Garase humura, icyo uzira cyamenyekanye, icyo uzira cyabonetse, ugomba kubona uhozwa amarira ugakomeza ubuzima nk'abandi bose mu izina rya Yesu. Hekota labai shando yasika haya sopre pere wirishego haya tutalele bosokre hekota labai shando yasika ya sobere fa. Wa munyamakuru we wankoresheje ikiganiro kuri uyu munsi, nubwo ntazi amazina yawe, Imana ivuganye nanjye ko iguhaye kwibukwa, ishyizeho kwibukwa. Imana irambwira ngo ni ijwi ryayo, kuko ndi guhanura mu ijambo rivuga ngo ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro. Niryo jambo ndimo. Imana irambwira ngo iguhaye kwibukwa hano mu gihugu ndetse n'abantu bo mu bihugu by'amahanga n'abadiaspora bose banyumva bakurikirana iyi channel. Imana irambwiye ngo ni Imana ikubwiye ngo iguhaye inzu enye mu gihugu cy'u Rwanda. Imana iguhaye inzu enye zitirirwa amazina yawe mu gihugu cy'u Rwanda. Irambwira ngo buri mwana wese ugukomokaho azaba umugisha, ngo uzabyara abana b'umugisha, kandi abana uzagenda ubyara bazaba abantu b'ibikomangoma, bazaba abamikazi, bazaba abantu b'umugisha. Niko Imana imbwiye. Ni ubwa mbere mpuye nawe, tuba duhuye gutya nk'abanyamakuru mukankoresha ibiganiro ngenda nihuta, ariko sinkuzi, ni ubwa mbere nkubonye. Imana yambwiye ngo wahuye n'imiraba myinshi, abantu benshi bagenda bashaka kugusiga ibyasha kugira ngo utazamuka kubera urugano ishyari nka ryandi navugaga, ariko Imana irambwira ngo yubatse izina ryawe, irarikomeje cyane. Rero iyi channel Umuremyi TV Imana yiguhereyeho umugisha mu buryo bukomeye, kandi ntawe uzayirwanya ngo ayishobore. Imana izagenda iyagura. Ikindi nabonye Imana iguha ibyuma byo gukora ivugabutumwa bya miliyoni 2. Mbona Imana ikoresha umuntu aragushyigikira aguha miliyoni 2, ugura ibyuma bigufasha gukora ivugabutumwa, ukagira channel iri ku rwego ruri hiti, mu rwego rufatika. Wagize icyifuzo wifuza miliyoni 2 z'ibyuma, Imana irabiguhaye. Njyewe nahize umuhigo ku giti cyanjye, mbwira Imana ndayibwira ngo numvana mu bukode ukampa inzu yo kubamo, nzagushima Imana ndare hanze y'ibaraza ryayo nshima Imana. Rero ndacyari mu bukode. Imana natanze ubuhamya bw'ukuntu yankuye mu marimbi ya Gatenga ariho ndara mu buzima bwari bugoye ku macana atandukanye, abantu bagiye babwumva, ariko kugeza umunsi mbyaye 5 ndi mu nzu bukode nayo yoroheje mu buzima buciriritse, ariko abantu bakantega iminsi ndi gukora ivugabutumwa mu buryo bugoye. Natsindishije abana 2 mu mashuri, hanyuma ubushobozi bwo kugenda mbishyura biri kugenda bingora, abandi ba primaire bari hasi, ndi mu buzima bugoye, ariko ndi gukorera Imana bigoye. Uwo ni umwuzure ugenda uturwanya, ariko Imana ikagenda gukamya. Rero uwo uri kunyumva, nyankunda kuvuga ikintu gikomeye cyane, nkavuga ngo nushyigikira umuntu uzamushyigikira akiriho, ntuzamushyigikire ari uko yatashye. Iyo umuntu apfuye bahururana za serikeyi bakazana amafaranga n'ubutunzi bw'isheti runaka, yajyaga avuga ijambo ry'Imana kuyoboka Imana tumwumva cyane, none tugiye gutabara uwapfuye. Ni munshyigikire nkiriho, nkiri muzima, hanyuma nkora umurimo w'Imana numva nkomeye, abantega iminsi bazamenya ko mu ijuru hari Imana mu izina rya Yesu. Mushyigikire iyi channel kuko umurimo w'Imana Imana irawukunda. Ndasoreza mu ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo waho wa 26. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo waho wa 26. Iryo jambo riravuga ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye niho azaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Mwege gukorera Imana n'ubutunzi bwanyu n'ubwenge bwanyu bwose, kuko ari ko ijambo ry'Imana ribivuga. Iryo jambo riravuga ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye niho azaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Wowe wifuza icyubahiro, korera Imana. Wowe wifuza icyubahiro, ba mu murimo w'Imana. Wowe wifuza agaciro, korera Imana. Umuntu wakoreye Imana wese Imana imugirira neza, Imana yakitugirire neza. Nukorera Imana, Imana izandika mu gitabo cy'imirimo, kuko abantu benshi bazabona ubugingo kubw'imirimo yo gukiranuka. Rero iyo ukiri mu buzima bwo ku isi, jya wibuka yuko utazatura nk'umusozi, wibuke neza yuko Imana ikwibutsa gukora imirimo yo gukiranuka. Rero abanyumvaga reka dusenge, dufate umwanya wo gusenga Imana, kuko Imana ije guhembera abantu imirimo yo gukiranuka bakora, bazayisanga no mu ijuru. Witwa Uwiteka Imana nziza, witwa Uwiteka Imana ikomeye. Nsengeye buri muntu wese unyumva kuri iyi channel y'Umuremyi TV, uhereye aka kanya ubwiza bw'Imana bumanukire. Wari ufite intambara zitandukanye, umwuzure w'ibigeragezo bitandukanye, uwukure ku buzima bw'abantu. Nsengeye abakobwa banyumva, abagore banyumva, abagabo banyumva, abantu bose b'ingeri zose, abari hano mu gihugu n'abari ku bihugu by'amahanga.
rero mana ndagushimye 078 3 4 9 7 9 4 6 ndayisubiramo 078 3 4 9 7 9 4 6. Airtel nayo mujya muyimbaza ni 07 3 9 8 9 9 7 2 2.